Ibihe byiza ku bantu mu gihumeka umwuka bazima mwese gukora baba babyifuje ariko bakabibura bitewe na agisida zigenda zibera mu muhanda. Ku munsi w'ejo ubwo hari ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2025 mu mujyi wa Kigali habera impanuka ikomeye cyane y'imodoka ya Volcano itwara abagenzi. Impanuka yahiritse amazu ndetse n'abantu benshi bakakomerekera. Iyi ni impanuka ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bagiye bayibona bari kugenda bibaza uburyo imodoka yavuye mu muhanda wayo muri gare ya Nyabugogo hanyuma ikagenda ikagonga inzu yari irimo abantu bari gukatisha amatike, abandi bicaye bari kuruhuka aho ku ibaraza, bose iragonga inzira hirika. Abantu bati aba bashoferi baba bahawe perime z'imbyogano ntago ari perime zabo baba bafite. Abandi bati ni gute umuntu yifata akagenda atari shatani bimuteye, cyangwa se imodoka niba atari shatani irimo akagenda akagonga inzu muri gare ya Nyabugogo, imodoka itari no kugenda wenda gacike feri. Ibintu ntabwo abantu bari kugenda babyiyumvisha neza cyane bitewe nyine n'ukuntu iyi mpanuka yabaye. Iyi modoka ya Volcano ni za modoka nini cyane ziva zijya mu ntara, mbese zingana nka Ritiko. Ubwo abongereranyije nabo ni za modoka nyine zingana nka Ritiko. Iyi modoka rero niyo yagonze inyubako ya Zebra Express hariya nayo ikoreramo nyine ibintu byo gutwara abagenzi. Uyu rero iyo nyubako yose yayihiritse, irahirimigwa hasi ku butaka. Gusa ntiharatangazwa abantu babasha kuba bayipfiriyemo ndetse n'ibyangirikiyemo, uretse nyine kubona inyubako yahirimye ikajya hasi ku butaka. Iyi nzu rero ndetse n'imodoka bikomeje kuvugisha abantu kuko harimo abantu benshi. Ikaba ariyo mpamvu rero bataramenyekana abantu bashobora kuba bayipfiriyemo cyangwa se banayikomerekeyemo ndetse n'ibyahangirikiye. Gusa nanone ubutabazi buracyakomeje. Impanuka rero ikimara kuba, abaturage bahise bahura ari benshi cyane nyine baje gutabara, barimo bakuraho amatafari kugira ngo babashe kuba babona abantu bari bayirimo. Iyo nyubako yaba bari mu modoka yaba n'abari barimo muri iyo nzu cyangwa se muri iyo nyubako barimo bakata amatike, abandi barimo baruhukira. Murabizi namwe izuba rya Nyabugogo uburyo riba rimeze. Iyi modoka yagiye irahuranya, muri kubona ukuntu inzu yabaye. Iyi nzu yakoreragamo rero kampani yitwa Zebra Express nayo itwara abagenzi. Abaturage rero n'inzego zishinzwe umutekano bari kugenda basenyura ku mpande nyine bakuraho amatafari kugira ngo babone ibyangiritse ndetse bakoremo n'abantu bakomerekeye muri iyi mpanuka ndetse n'abandi bakayipfiramo. Hari hashize iminsi rero tumva impanuka zikomeye cyane, impanuka zikomeje gutera abantu ubwoba ariko mu gihugu cy'u Rwanda 2025 impanuka zikomeje kuba impanuka, ariko hari hanyuzemo utunsi hatumvikana impanuka zikomeye cyane nk'izi ngizi. Volcano yagonze inyubako yari irimo abantu ndetse nayo ubwayo yari irimo abantu, ariko ubu ngubu hakaba hataramenyekana abantu bashobora kuba bayikomerekeyemo ndetse n'ibyangirikiye mu nzu yahiritse. Nyabugogo rero yakomeje kuba Nyabugogo, bikomeje kuvugisha abantu benshi cyane. Uyu mushoferi bavuga bati niba atari shetani ntabwo ubwo yabasha kuba yagonga iriya nyubako. Ati kuko muri gare namwe muri kubyumva, muri gare ni gute wagenda ukurira inzu ukayigonga utitaye ku biyirimo cyangwa se utitaye ku bantu bayirimo. Ati ni shatani, niba atari shatani yahawe perime y'injyogano. Ati nta kuntu umuntu wamuha perime uwo munsi yarangiza ngo ahita ajya gutwara imodoka. Ni ukwica abantu nyine, nta kindi uretse kubica akabashyiraho bose akabarambika hasi ku butaka. Gusa nanone abaze gushishoza bavuze bati impanuka zibaho mu mihanda, waba ufite perime waba utayifite, waba utwaye imyaka 10 waba utwaye umwaka umwe cyangwa se waba utwaye n'ukwezi, iyo biraba n'ubundi biba biraba. Ngayo nguko rero mbere byabereye Nyabugogo n'ibyo ngibyo. Impanuka ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane, ariko nanone reka twihanganisha abayipfiriyemo tuvuge tuti rest in peace. Imiryango yasigaye ikomeze kwihangana, abakomerekeye muri iyi mpanuka nabo barwara ubukira. Nta bundi byagendanye n'impanuka zigomba kubaho, ibyishimo ndetse n'umubabaro muri ino si nibyo bidutunze. Utabonye ibyishimo ntiwaba uriho, utabonye umubabaro nanone ntiwaba uriho. Ubwo nyine byose birajyana, muri ino si tugomba kubyakira uko biri. Njye rero ubagejeje amakuru nitwa Vincent, nakwisabira kunshikikira ugakanda kuri buto subscribe kugira ngo amakuru uzajya nkora azajya kugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.